Twongeye kubaha ikaze muri tuganire nk'uko mubizi mu gihugu dukomokamo cy'u Rwanda turi kwibuka ku nshuro ya 32 twibuka abacu twabuze muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Muri urwo rwego dutangiye dutanga mpore dutanga pole ku bantu bacu bose, inshuti, abadukurikira, ababuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi, abarokotse, abagendana intimba, agahinda imibabaro yose yatewe amateka y'umwijima, amateka yatubayeho. Turabihanganishije, mukomere, mwihangane. Turashima Imana yongeye kutugarurira igihugu, turashima Imana yongeye kuduha ubuyobozi bwiza. Nubwo turi kurira twibuka abacu batuvuyemo, ariko nanone hari impamvu nyinshi zituma dushima mu gihe nk'iki ngiki. Ima, muraho neza? Muraho neza Sharon. Karibu muri tuganire. Yego, mwakoze cyane. Tunashimira abakomeje kudukurikira. Ni benshi baradukurikiye n'ubu bakomeje kudukurikira. Mu by'ukuri turabashimiye kandi turabizirikana ko mudukurikira mukaduha ibitekerezo. Turabakunda cyane abakunzi bacu kandi mukomeze mudushigikire. Rero nk'uko Sharon yari abivuze, turi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Mu by'ukuri tuje hano kubakomeza, tuje gukomeza inshuti n'abavandimwe, abo tuzi n'abo tutazi, abadukurikiye hirya no hino, ngo mukomere. Kandi Imana yarahabaye, twarababonye muri ubuhamya bw'ibyabaye. Hari abo tubana, hari abo duturanye muri community dutuyemo, baturanye n'ibyo bikomere. Ariko bariyubatse kubera igihugu cyabahaye ayo mahirwe, bariyubatse kubera ubuyobozi bwabahaye amahirwe, ntabwo baheranwe n'agahinda. Rero turabakomeje bavandimwe, mudukurikiye n'abazadukurikira baciye muri ibyo bihe, ngo Imana ibakomeze. Kandi turashima Imana yabahaye amahirwe yo kongera kubaho cyane. Umwanzi yari azi ko yatemye igiti, yari azi ko birangiye, ariko ngo cya giti cyatemwe cyarongeye kirashabuka. Kandi turi kubibona, hari ubuhamya bwinshi butuma natwe bitwongeramo imbaraga no mu bihe nk'ibi ngibi. Cyane hari ubuhamya butuma ureba abantu ukavuga ati ubuse nk'uyu muntu wabayeho ngewe ni iki natinya. Ubuzima ukumva buhindutse ubusa kubera ubuhamya bw'abantu baciye muri jenoside yakorewe abatutsi. Cyane. Kandi Imam, muri ibi bihe turimo, ni icyumweru cyatanzwe officially, gitangira ku itariki 7 ku isi yose, kikamara icyumweru, ariko ubundi ni n'iminsi 100. Ariko nanone iyo ugiye kureba ukumva ubuhamya bw'abantu, ku bantu rusange ni iyo minsi, ariko kuri bo ntabwo ari iyo minsi gusa. Umuntu warokotse ni buri munsi, babibamo buri munsi. Twebwe tubyumva cyane cyane nk'abantu bakurikira ubuhamya mu kwezi kwa 4, uba wumva ari ibintu bitabayeho. Se koko ibi bintu byabayeho? Abantu babaye muri ubu buzima amezi 3, uri kwiruka, uri guhunga, uri kwihisha, uzi ko nimba buri buce ntiburi bwire, nimba bwira ukiriho ntiburi buce ukiriho. Wabitekereza ukumva aba bantu barokotse gute? Ni ukuri. Hari umugabo watanze ubuhamya, aravuga ngo yaganirije urupfu, ngo ararubwira, ngo rurangije narwo ruramusuzugura. Mbese bagendanaga n'urupfu amanywa na nijoro. Urupfu rwari rubari iruhande ahantu hose bajyaga. Ibaza aho uganiriza urupfu rero ngo rukagusuzugura. Ni hahandi nyine uba ugeze ho kuvuga ngo icyampa ngapfa, se ubu ngewe nasigariye iki? Ngewe ni iki? Ni iyihe mpamvu nyiriho? Ariko burya ibintu byose bigira impamvu. Hari impamvu Imana yabarokoye, hari impamvu Imana yabashigaje, kandi turizera ko niyo mpamvu yabashigaje mumaze kuyibona. Ni ukuri. Abantu bariyubatse, barubatse ingo, abari barasigaye ari umwe, ubu ngubu bafite abana. Ibaza icyo kintu rero. Niho hahandi utekereza ukavuga ati Imana yari imfiteho umugambi koko. Yego. Kandi nk'uko ubivuze, ku bandi ni iminsi 100, ni ukwezi kwa 4, ni iki cyumweru, ariko ku bacitse ku icumu ni buri munsi.
iyo agiye gushakwa ahita yibuka ati ubu nari kuba ndi kumwe na data na mama. Iyo abyaye akibuka ati mama na data ntibahari. Iyo akoze mbese buri achievement cyangwa buri kintu cyose agiye kugeraho aribuka. Buri munsi arabyuka akibuka abiwe yabuze. Ariko nanone ntitureke kwibuka, ntitureke kuvuga kuri resilience twabonanye bano bantu. Barakomeye, bakagenda, bagakora, bakiga, bagasucceedinga, bakabyara, bagaseka muri public, kandi indani hari ibyo bikomere. So iyo resilience yanyu ni ukuri kuba mwarakomeye gutyo, mukanababarira noneho. On top of that. Ukababarira, kubera ko ngira ngo kubabarira nibyo bituma umuntu abasha kumva ko yakiriye ibyamubayeho. Ariko kandi hariho n'abatarabasha kubabarira. Ibyo ntitwabyirengagiza. Ariko burya umuntu ni mugari. Imana irakuganiriza, kubizera Imana, Imana ikakuba hafi, ikakuganiriza, ikagufasha muri iyo journey. Kuko ni urugendo rurerure kugera aho ubabarira. Mu rugendo. Ni ukuri pe, umukuru wacu w'igihugu niwe wigeze kuvuga ngo abantu barokotse jenoside ngo twabasabye ibintu byinshi, ngo on top of everything twabasabye no kubabarira. So icyo ni ikintu gikomeye, kubwira umuntu ati babarira umuturanyi wawe wakwiciye, wagukuyeho, waguhemukiye, akaguhekura, akagukuraho ibintu byose. Mu buryo bw'indengakamere pe. Ariko ukabyemera ukababarira. Abanyarwanda barabyemeye. Abanyarwanda babaye intwari, barabyemera, barababarira cyane pe. Sinzi n'abantu bahakana Imana ngira ngo babonye testament y'u Rwanda n'ahantu u Rwanda rugeze n'ukuntu abantu baturanye. Ruriya ni rwo rukundo twiga muri Bibiliya. Nta rukundo, ni urukundo rutagira aho rubogamiye. Urukundo ukora contraire y'icyo mugenzi wawe yagukoreye. Kuko iyo bashaka guhora bari kwihorera. Bari bafite uburenganzira. Bari bafite impamvu. There was a reason. Kandi byari kuba justified. Ariko ntago bahoye nka kurya ku isi kubivuga. Ni hahandi ni biriya muri Bibiliya dusoma ngo umuntu ntago ukubita urushi ujya umuha undi musaya. Barababariye. That alone ni icyerekana koko urukundo ruhebuje, kandi turashima Imana yabibashoboje. I don't think ko umuntu ku giti cye yabyishoboye. Umuntu n'umubiri na kamere yiwe ntabwo wabyishoboza. Ni ibintu biba biremereye, ni ibintu biba iyo ubitekereje wumva bitashoboka. Mbabarira uyu muntu, noneho twongere tubane, duturane, tugenderane. Ukabitekereza ukavuga ati abantu bagera mu Rwanda ngira ngo barabireba bagakora isomo rihambaye. Uzi ko natwe ni ukuri mu isomo rya buri munsi twajya tubigendera. Ukababazwa ngo n'umuntu ngo yakuvuze, mukamara icyumweru mutavugana, ngo yakuvuze, yaguhemukiye akantu very simple, mugahita mushwana. Yet hari umuntu biciye ariko baracyabana kuri wa musozi. Abana bari gukurana, bagakinana, bakajyana ku ishuri. Ubwo koko twebwe tuzireguza iki imbere y'Imana? Hari ibintu byinshi tuzagera mu ijuru Imana ikatubaza, ndetse kuriya we yabishoboye, wayi wowe utabishobora. Abo ni babahamya Bibiliya tubwira ngo dukikijwe n'ibicu by'abahamya benshi. No mu Rwanda harimo abahamya benshi, kandi koko twese bitubera isomo. Pastor, tukiri muri uwo mwanya wo kwihanganisha cyangwa se wo guhamure abantu baciye muri jenoside yakorewe Abatutsi, hariho trauma abantu bagendana. Yego. Rero reka tuganire gato ku kintu cya trauma. Ibintu bitera trauma ni byinshi, ariko cyane cyane turibanda ku kintu turi kuganiraho cya jenoside yakorewe Abatutsi. Abayirokotse bafite trauma bagendana. Ni ukuri pe, kandi ntabwo bareka kuyigira. Ntabwo wabona ibintu nka biriya ngo umubiri wawe ukomeze ube kwa kundi. Hari trauma izana nabyo. Hari trauma babanye nayo, hari trauma bagendana nayo, yatewe n'ibyo bikomere baciyemo, yatewe n'ibihe baciyemo, ibihe igihugu cyabo cyaciyemo, bituma basigarana ibyo bikomere. Ihahamuka ridashira, rishobora kukubuza n'amahirwe yo kwiyubaka kandi warokotse iyo jenoside. Yego rwose, ihungabana ryatuma binagera ku bana bawe. Kubayeho ubuzima butari fulfilled, hari ikibura mu buzima bwawe, kandi birumvikana pe. So muri iyo trauma hari signs nyinshi twabona zerekana ko umuntu afite trauma. Yego.
so imwe mu masinye tubona ko umuntu afite trauma ni ukwigunga ugahora uri ahantu hawe udashaka gusabana n'abantu nta munezero muri wowe ushaka kuguma aha wenyine kwigunga mu bwigunge budashira yego ikindi umuntu wahuye na trauma nacyo akunda kugira ni ukumva ari guilty cyane cyane abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ugasanga ni wowe warokotse aba muri famiye yawe bose barapfuye cyangwa abana mwiganaga abana mwanganaga ukibaza why me why ari ukumva uri guilty noneho hari n'umuntu twigeze kuganira w'umucikacumu arambwira ati njyewe njya numva sister we nawe yari mu bagiye kandi yari akana gatoya bahetse ku mugongo agahita avuga ati mba numva ati yaba ari njye wagafashe nkirukanka aho kugira ngo undi muntu agaheke ati ntabwo nagakingiye bihagije agahorana uwo mutwara imyaka 30 ari kumva ko hari ukuntu atamukingiye bihagije so hari benshi bagenda niyo guilt kandi mu by'ukuri ntacyo yari gukora pe ariko iyo nayo ni ya sign ya trauma ni ukumva ko ufite ipfunwe guilt mu kinyarwanda nyango ni ipfunwe right ko utakoze ibihagije kandi n'uwo muntu yari umwana ku giti cye nawe yari umwana so iyo nayo ni imwe mu ma signs indi sign ni ukumva ko ushaka kuyibagiza like ntushaka kwicara uri idle yumva no kubitekereza n'igihe cyose ntushaka mbese nko kuba wenyine ntushaka kuba idle urashaka buri gihe ugahora wigira busy kugira ngo utazagira wa mwanya wo gutekereza ugahora uri mu bintu ni wowe uri muri gahunda zose ziri kuba ni wowe uri gufasha hirya no hino aho basabye aba volunteers ni wowe wa mbere volunteerinze aho basabye ikintu runaka ni wowe wa mbere abantu bakubona bakavuga ati wa uriya muntu n'umwana mwiza ntabwo ntibazi ko uri kugerageza kwivura mu bundi buryo butagaragarira amaso y'abantu yego ni nko kwidaraga ukoresheje ibintu mbese biguhuza kugira ngo bikwibagize utabona wa mwanya wo gutekereza utabona wa mwanya wo kwicara ngo ibyiyumviro bijye ku murongo ahubwo ugashaka uko ukomeza kubigira busy flashbacks ni zizi ugashaka ukuntu wiyibagiza rwose amasinye aba aranga umuntu ufite trauma ni menshi ariko mu by'ukuri hari n'igihe umuntu ashobora kubigira ariko ntabimenye we akabaho yarabaye traumatized yaraciye muri ibyo bintu byose ariko akumva ari normal we akajya yumva ari umuntu usanzwe umunsi umwe akazagira gutya akavuga ati uzi ko nari mbayeho ndi mu yindi si abandi akaba ari nabo babibona we ntabibona baba ari ahandi bari mu yindi si ariko ikintu cyamutriggeringa nk'ikintu gitoya cyaba bigahita bizana bya bindi byose ugahita ubona ko wa muntu afite trauma ni ukuri imana ijya ivura imitima ibabaye kuko iyo trauma ibigoye kugira ngo n'umuntu yemere ko ayifite ibigoye kugira ngo wemere ko uyifite nibwo wenda ushobora no gushaka ubwo bufasha ariko ubufasha burahari ngira ngo ubufasha burahari kandi nk'ukuntu tuvuze hari n'abandi bakoresha ibindi bintu kugira ngo biyibagize coping mechanism niko mu cyongereza bazita kugira ngo ya trauma ase nk'uyivura nk'ukuntu uvuze ngo ubuvuzi burahari wenyine akagerageza kwivura ya trauma niho dusanga abantu banywa inzoga akanywa inzoga nyinshi pe za zindi zirenze urugero kwiyahuza inzoga kuko iyo anyweye bituma twibuka bya bintu byose cyangwa n'ayo ma flashback so akiyahuza inzoga akiyahuza droge akiyahuza painkillers hano hari na addiction ya opioids arizo painkillers imiti y'uburibwe ugasanga nibyo ari kuguma yidraga anywa kugira ngo ye gutekereza kuri bya bintu noneho muri za coping mechanism hari n'abandi bashobora no gukopinga n'ibiryo akarya cyane kandi ibintu by'isukari agashokora amashokora ibintu nk'ibyo akomeza bitewe n'ukuntu coping ukuntu akopinga noneho hari n'abandi bagira ikibazo bashaka nko kuryamana n'abantu benshi kandi ubwo nayo ni iki ni ukugira ngo yibagize trauma afite kugira ngo
ajye mu yindi mood ajye mu bundi buzima nimba yanyweye icyo kiyobyabwenge arajya mu yindi si nimba ari iyo desire y'ibindi afite biramujyana ahandi bitume yibagirwa wa mwanya ariko ga izo coping mechanism zose ni iz'akanya gato ni iz'akanya gato zimara akanya gato ni feeling y'ako kanya gusa nibirangira urasubira muri bwa buzima bwawe bwa trauma yego ni nayo mpamvu baguma bazijyamo ni nayo mpamvu binjiramo ndani abaye addicted ubuzima burangiritse hari byinshi yishe kandi nta nubwo biri kumuvura nyakumuvura wa mutima wakomeretse ahubwo biri kubaka ibindi byinshi cyane bishobora no kukubuza ya mahirwe warokokeye Imana yagusigarije ugasanga ubuzima bwawe urabwishe ni ukuri Imana ihumuriza abantu pe hanyuma se tuganire noneho ari ibyo uretse ibyo bya coping mechanism by'akanya gatoya nk'ubufasha bundi noneho bwa long term umuntu ashobora gushaka iyo yamaze kumenya ko afite iyo trauma abantu bakabimuganiriza akabyemera koko ayifite akavuga ati reka nshaka ubufasha hari ubufasha buhari cyane hari ubufasha buhari muri ibi bihe tugezemo ni ukuri hari ubufasha buhari noneho ngewe ndagaruka mvuge noneho nk'umuntu wizera Imana nk'umushumba ubufasha bwa mbere ni Imana yonyine nishobora komora ibikomere biri mu mitima yacu Imana yonyine niyo itanga ihumure ku mitima ibabaye niyo yonyine ishobora gutuma useka nta mpamvu abantu bakibaza what kind of joy ni gute umuntu wapfushije abana ababyeyi niyo itanga wa munezero urenze imagination yacu so icya mbere ni ukwiringira Imana ukayizera ukayijya imbere ukayibwira ati Imana I'm so weak kandi koko from ibyo nanyuzemo ni wowe ubizi uzi aho ngeze uzi umutima wanjye uko umeze nta mbaraga wabona niba waranagerageje n'ibyo byose ukayibwira ati ndarusha I'm tired naragerageje ibi byose ariko ntago biri kunyubaka kandi turi muri ya gahunda yo kwibuka tuniyubaka so ukavuga ati Mana hari impamvu wansigaje wa munsi hari impamvu wandokoye hari impamvu wambaye iruhande reka ubu buzima wanyongeye aya mahirwe ya kabiri ne kuyapfusha ubusa reka ongera unyubake yonyine nishobora kukubaka ikubaka hahandi ikagukomeza ukongera ukaba umuntu muzima wuzuye ukanezererwa ubu buzima yaguhaye kandi ugahesha ishema n'abagiye hakuyemo n'ibyo byo gusenga no kwegera Imana cyane harimo no kugana abaterapisite bakagufasha wabaganiriza rwose abantu babyigiye baba professional bakakuganiriza kandi hari benshi bifasha hari benshi bifasha hari benshi bihindura ibitekerezo bakagufasha kuva muri za coping mechanism wari wamenyereye z'ibiyobyabwenge ushobora kuzivamo ukoresheje abaterapisite hamwe n'Imana twizeye byose bikagendana umuntu akagaruka mu murongo sinzi ko wenda n'abantu benshi hari ahantu wenda n'abaterapisite badahari hari abantu badukurikira abaterapisite bari muri ibi bihugu wenda bimaze gutera imbere cyangwa mu mijyi ariko nka ba bandi batari ahantu abaterapisite bashobora kwegera umuterapisite cyangwa bataremera umuterapisite ku bwanjye mba numva n'umushumba wawe ndabizi hari ahantu abashumba bakomerekeje imitima hari abashumba batahagaze neza mu mwanya wabo nk'abashumba hari noneho twebwe noneho nk'abanyarwanda hari trauma nyinshi yabereye mu matorero muri kiliziya abapadiri nibo badutangaga nibo batwicaga aho twahungiraga urumva niho hambere bahungiraga bazi ko ariho bari bubonere ubukiriro akumva ko ari mu nzu y'Imana akaba ariho bakora ibyo bikomere rero uwo muntu ntiwamubwira ngo jya kwa padiri cyangwa kwa pasiteri uwo muntu namubwira ko abapadiri n'abapasiteri bose atari cyo kimwe buriya se yarakomeretse kandi nibyo koko hari ababikoze ariko hari n'abahamagawe by'ukuri hari n'abahamagawe muri iki gihe barahari hari abashumba bahamagawe bari mu murimo neza bikorera imitwaro y'intama zabo batanga counseling batanga
bahumuriza batanga ijambo rikenewe barahari gusa ni no gushishoza nyine ukamenya se koko uyu mushumba niwe ukwiriye ko ryaho umenya umushumba nyakuri gute pastor ko abashumba b'iki gihe turabafite turabemera kandi basizwe n'amavuta n'Imana ariko nyine nk'uko wari ubivuze hariho bamwe ubwira ngo jya ku mushumba wawe agahita akubwira ati aho kujya ku mushumba wanjye najya kuri mama kandi hari impamvu aba abivuga umufite hari impamvu aba abivuga hari ibyo aba yarabonye sibyo nka sayinzi so aba yaramwize ntabwo ahita avuga turiya reka buriya hari ukuntu aba ataramubereye ishusho nziza y'ubushumba ariko be careful who you talk to nyine ni nk'umushumba ariko niba hari signs wabonye urumva n'abantu banyuze muri trauma ikindi wenda tutavuze muri trauma you lose trust nta muntu uba ukizera icyizere kirashira so ni ngombwa ko ubanza ukabuildinga ya trust n'umuntu mbere y'uko umujya imbere ukimena wese kuko nanone ushobora kongera kuhakomerekera ibikomere bigakomeza kwirunda no kuba byinshi wenda impamvu nari nagiye kuri side y'abaterapisite ngewe ni uko tuzi ko abaterapisite babyigiye kandi bafite n'iyo confidential yo kuvuga ngo nimba nagiye nk'umukiriya wiwe kumuganiriza na trauma mfite nkayimubwira koko nkayimubwira mwizeye wa muterapisite ko nta muntu azabibwira hanze ahangaha ariko abashumba ubu ngubu basigaye sinzi uzi ko n'abashumba nabo bagomba kugendera kuri iyo confidentiality that's part of their job nabo ni kimwe mu kazi kabo nk'abatherapist ni nk'ukuntu hari abatherapist bavuga akagenda akabwira inshuti ze ati muzi noneho umuntu wanziye muri biro akavuga ibyo ariko batirisi wa muterapisite namvuga ntabwo ashobora kuba wenda atananzi outside ya community ariko abashumba nabo turi kumwe muri community zacu niba abantu banzi deep bazi n'aho nkomoka n'aho mvuka hari n'abakwigisha ku cyumweru rwose akaba ari wowe atangaho ingero mbere y'abantu ugahita ukomereka no kurushaho ukumva bwa buhamya za ngero zose ari gutanga mu cyigisho cyo ku cyumweru ni jyewe yavuze gusa ibyo namubwiye byose abitanzemo ingero ariko wa muterapisite mwijejwe nuko at least ntabwo anzi ni umuntu nashatse w'umuterapisite wabyigiye maybe nitunasa n'uruhu ariko ningena nkamuganiriza wenda ari bunyungure ikintu cyangwa se amfashe muri ya trauma mfite so birababaje kumva ko abashumba ariho bageze mu by'ukuri ariko nanone ndacyahagaze ku kuvuga ko atari abashumba bose ndacyahagaze kuvuga ko hakiri abashumba bari gukora umurimo w'Imana bahamagariwe babika iyo confidentiality akakongeramo ijambo ry'ihumure akagukomeza akagusengera akagusura akamenya ko ufite ikibazo n'igihe utavuze akakwegera akakuzuzamo urwo rukundo ukeneye akongera akakugaruramo icyizere yego ndemeranya nawe ko hari abashumba benshi bataye umurongo bataye ibyo bakagombye gukora ariko Imana ntabwo ariko yari yarabigennye ntabwo Imana ihamagara abashumba yari yarabahamagariye kuba aribo baridinga intama zikomeretse zibabaye muri ubwo buryo bwose turi kuvuga kugira ngo bongere bomorwe bongere basubire kuba umukumbi ushitse so nibyo pe reka icyo twagira abantu inama wenda nkatwe nk'umuri tuganire ni ugushishoza abo mubwira ariko abashumba baracari option rero option ni nyinshi z'umuntu gushaka ubufasha muri iyo trauma waba warahuye nabyo rwose hari help hari help iri hano hanze abashumba abaterapisite n'inshuti zawe burya inshuti zawe zishobora kukuba hafi bya bikomere wari ufite bigashira neza kubera inshuti kuko ngira ngo ni umugani bavuga ngo inshuti nziza ikurutira uwo muvukana iyo wahuye n'inshuti nziza ikakuba hafi muri bya bihe arashobora kukugayidinga akakubwira ati you know what tuganire noneho bikaba byakujyana muri ya opening kuko abantu baciye muri ibi bihe bya jenoside hari ukuntu bibagora kubohoka ngo bavuge hari ukuntu batinda kuvuga hari ukuntu bagumana ibintu muri bo ukabona umuntu araremereye ukumva wamubwira ati talk to me ndi hano ndakumva ndabibona ariko kugira ngo umubwire ngo avuge cyangwa se ngo akubohokeho
ukabona biri kure cyane. rero inshuti ni ukuri dufite akazi kenshi ko kubaba hafi cyane tukababera ya safe place ku buryo batubohokaho bakaba badusangiza ibyo baciyemo. kandi muri kwa kuvuga havamo gukira gukira so even talking about it bituma ya trauma igenda ishira kubivuga kubyandika niba udafite umuntu wizeye uvugisha fata urupapuro cyane cyane muri ibi bihugu turimo encouraginga journaling ukandika ibintu byose bikurimo ukabishyira hasi buri bumeze nk'uri kuvidura kuko kuguma ubibitse muri wowe nyine nibyo bikuzanira za ngaruka zose. Sharon turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. ndabizi uri perezidante w'abanyarwanda hano muri community yacu ya Iowa. hari icyo se mwaba muri gutegurira abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi hano? yego rwose dufite igikorwa cyo kwibuka turi gutegura ku itariki 18 z'ukwa kane. abantu bose batuye muri Iowa muzaze tubane twibuka abacu bapfuye bazira akarengane bazira uko basa muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. urakoze cyane. tunahumuriza abacikacumu tubana hano muzaze twese tube turi hamwe. burya no kubona abantu muri kumwe mu gihe cy'ibyago bakabona abantu baje kuguhumuriza hari imbaraga bitanga, hari icyizere bitanga, hari ukuntu wumva ko utari wenyine. so ni byiza rwose muzaze tubana bari hano muri Iowa. mwabyumvise abantu dutuye muri Iowa tuzaze turi benshi dufate bagenzi bacu mu mugongo tubane nabo mu bihe bikomeye nk'ibi byo kwibuka ababo bazize jenoside yakorewe abatutsi. kuhaba kwawe hariho byagarurira icyizere. rero mureke tuzaze turi benshi tubane nabo kandi dukomeje guhumuriza abantu bose muri iyi minsi 100 tugiye kwinjiramo twamaze kwinjiramo se yo kwibuka abantu bacu abavandimwe inshuti abibuka ababyeyi babo abibuka abavandimwe babo. Imana ibahumurize muri ibi bihe by'umwijima kandi nk'uko mu gihugu cy'u Rwanda bahora babivuga ngo twibuke twiyubaka. mwakoze kudukurikira. murakoze cyane. Imana ikomeze ibane namwe.